yitwa Bruce Melody. So Bruce Melody rero mpamvu naje kuba mugereranya cyangwa se nza kuba mushyira ifoto nkaza kuba nyikiranya niya Diamond Platnumz cyangwa se Simba. Impamvu nuko ibikorwa bya Bruce Melody uraza gusanga rero ibikorwa bya Bruce Melody kuva cyane kwishakisha mu muziki, kuva muri Sport Wave akaza kwisanga kwa Jado, akava kwa Jado akaza kuba yisanga muri 155 AM, urasanga ari umuntu wihirinze ndetse agakora cyane. So uyu muhungu rero ibikorwa bye n'ubundi uraza gusanga bijya gusa n'ibya Diamond Platnumz, dore yuko nawe kuva TZD kuva ariya nawe mu mihanda ya Tanzania yikaraga ari gushakisha ubuzima, akaza kugenda abona ama management atandukanye ndetse akaza kubirangira yisanze muri Wasafi cyangwa se nka label ya mbere muri TZD ari nayo abarizwamo, ari niye yashinze ku giti. Usanga n'ubundi ibikorwa bye bijya kungana n'ibya Diamond Platnumz, ndetse urebye n'uburyo bakoramo imiziki wareba ama collaboration nubwo atari menshi, ariko ubona yuko basi Bruce Melody yagerageje gukora ama collaboration cyane cyane mu myaka 2 ishize. Dore mu kuri indirimbo yakoranye n'uwo bita Bien guturuka mu gihugu cya Kenya, yakoranye kandi n'uwo bita Karikari John zari no muri Kenya, yakoranye n'uwo bita Joboy guturuka Nigeria, yakoranye ndetse n'abandi ba star, yakoranye n'uwo bita Eddie Kenzo mu ndirimbo bita Nyora muramuzi. Yakoze kandi ku ndirimbo nyinshi, yakoranye n'uwo bita Shaggy all the way from USA, ndetse yakoze no ku zindi collaboration nyinshi zagiye zimenyekana cyane, dore ko yaje kwa akora n'izindi collaboration n'uwo bita Harmonize yarazikora, ndetse kugeza kuri indirimbo ubu ngubu iri kwitegura kugera hafi miliyoni 4 ya mbere iri gucurangwa muri Afrika nayo ndabita Mpopo, ariko n'uwo bita Diamond Platnumz akaba ari nayo ibikoreka yuko uwo bita 001 cyangwa se Bruce Melody akwiriye kuba ari deserved, ndetse aza kuhabwa indabo ze kuba yaraje kuba akora zino collaboration nyinshi, zikaza kuba ari no mpamvu nza kuba mushyira ndetse kuri uyu mwanya wa mbere kugeza ubu ngubu mu Rwanda.